yaravuze ngo tuzaca mu muriro ntabwo tuzashya, kandi tuzanyura no mu mivu ntizadutembana. Yaravuze ngo abantu bamukurikiye, umva yewe, ngo abantu bakurikiye Uwiteka bazagenda ibisore by'ibigango ngo bazagendana, ngo ariko ibyo bizahagira ngo hanyuma rero ngo kubera ko dukurikiye Uwiteka ngo azatubwira ngo nitubadepasi, ngo tubanyureho, nitumara kubanyuraho ngo hanyuma rero bashyireho bya bigango byabo ngo bagire gutyo. Icyo gihe rero, icyo gihe, haleluya haleluya, ibintu byo guca ku butaka ngo azahita bivuga ngo nibe bihagaze, hanyuma twambika amababa ati lift. Ngo tuzaguruka nk'ibisiga. Birashoboka ko n'ubu wageze muri iri teraniro ariko ukaba ukiri mu bitotsi. Birashoboka ko wavuye iwawe usinziriye, ariko ijambo ry'Imana rirambwira ngo usinziriye we kanguka nawe umere nk'abandi. Uyu mugabo witwa Eliya reka tumuvugeho, hanyuma twumve n'icyo Imana ituvugaho. Ngumva ngo mwebwe murimo gukabya, twabyirutse turi abaporoso, twasomaga ku kayoga gake, kandi ntago byatubuzaga gukiranuka. Umugore wamushakira igiriye, musiga dusengeye ahangaha, hanyuma uze tujyane mu gihugu tujyamo, ntago ari bizo byo bintu ngo rero mwabana mwe, twebwe twakijije muri Mungu Mwema. Aho muri Mungu Mwema baraharira, mumbabarire. Mungu Mwema murayizi? Hari umuntu uyizi hano? Some ijambo ry'Imana. Reka dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cya mbere cy'Abami igice cya 19. Reka amajwi atuze kubera ko tugiye gusoma inkuru. Kadusome duhereye ku murongo wa 4 tugere ku murongo w'9. Ni inkuru ivuga ngo Imana yiyereka nde. Reka dusome. Ariko agenda wenyine urugendo rw'umunsi umwe mu ishyamba. Ahageze yicara munsi y'igiti cy'umurutemu yisabira gupfa. Ati Uwiteka ndarambiwe, icyabimara nuko ubu wankuraho ubugingo bwanjye, kuko ntaruta abasogokuruza ubwiza. 5 murongo wa 5 avuga ngo nuko yiryamira munsi y'icyo giti cy'umurotemu agira gute? Agisinziriye marayika araza amukoraho aramubwira ati gira gute? Zukurye. Arakanguka abona umutsima utaze ku makara n'agacuma k'amazi biri ku musego we, ararya aranywa arongera ariryamira. Mana we, marayika Uwiteka agaruka ubwa kabiri amukoraho aramubwira ati bizukurye, kuko urugendo ari rungana iki? Ari runini kandi rugeze gute? Babazi z'Imana zijya zitugarukaho, n'uyu munsi zatugarutseho. Yesu yongeye kukugarukaho nubwo wisinziriye bwose. Sinzi yiba usinziriye cyangwa wisinzirije, ariko akira izindi mbabazi z'Imana. Akira izindi mbabazi z'Imana muvandi. Ntarasoma undi murongo, akira izindi mbabazi z'Imana. Reka nsome umurongo ukurikiyeho, hanyuma rero twumve icyo umwuka tubwira. Nuko arabyuka ararya aranywa, iyo ndayigenderaho iminsi 40 n'amajoro 40. Mbega mbega inda we, murumva mutagize ubusambo mwebwe. Mbega indi wayiduha ikadukura muri iyi nzara yatewe n'uru ruzuba, tukazongera kurya ubwo mu kwa kangahera. 40 ni nyuma ya Noheli n'ubunani. Bahise bavuga benshi mu mitima ngo byatuma tutari ibya Noheli. Mumure muzarya. Hanyuma rero n'amajoro 40 agera i Horebu ku musozi w'Imana.
umurongo wa 9 avuga ngo agezeyo yinjira mu muvumo agumamo. Hanyuma ijambo ry'Uwiteka rimugeraho, aramubaza ati Eliya we, urakora iki? Hehe, urakora iki aho? Waje gukora iki? Iyo ubuzima busa n'uburangiye, Imana irahari ngo ibutangire. Iyo ubuzima busa n'uburangiye, Imana irahari ngo ibutangire. Nta joro ridaca, nta mvura idahita. Iyo wahisemo neza, byose birashoboka. Iyo wahisemo, kandi iyo wahisemo nde? Iyo wahisemo, byose birashoboka. Byose bigira gute? Dusomye inkuru, reka nongereho irindi jambo rimwe. Hanyuma rero ntago mbabwira ngo mubumbe Bibiliya. Hari abantu bajya babwira ngo mubumbe Bibiliya, ntimukayibumbe, mujye muyishyira hafi. Nibiba ngombwa ukubitemo ijisho, bwira umwuka uti nibizora. Ntuze kubumba Bibiliya yawe, nunabumba ushingemo urutoki cyangwa urambikemo agakaramu cyangwa ushyiremo akakantu, sibyo? Irindi jambo dusoma riri mu rwandiko Pawulo yandikiye Abefeso. Ni ibice 5, murongo wa 19. Kamere ku murongo wa 6 baravuga ngo ntihakagire umuntu bohesha amagambo y'ubusa, kuko ibyo ari byo bizanira umujinya w'Imana abatayumvira. Nuko ntimukifatanya nabo, kuko kera mwari mu mwijima mukaba muri umucyo mu mwami wacu. Nuko mugende nk'abana b'umucyo, kuko imbuto z'umucyo ari ingeso nziza zose no gukiranuka n'ukuri. 19 nashaka ko dusoma hano havuga ngo mushakashaka uko mwamenya ibyo umwami ashima. Ntimukifatanye n'imirimo yabo umwijima itagira umumaro, ahubwo muyihane. Kuba nagereje ahara kangereza, ahubwo mugire gute? Nari nsomye aya magambo, mereza ku gatabo kanjye. Abantu baje nyuma, nivuze nitwa Pastor Ngendahayo Daniel, twaturutse ku itorero Inkuru Nziza ariya mu mujyi wa Kigali ku Kimisagara. Birashoboka ko uri umushyitsi cyangwa se ukaba hari n'ibyo wibaza. Ku itorero Inkuru Nziza ni itorero ry'umwuka, kandi rikorana na Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera. Twaje rero tuyobowe n'Umwuka w'Imana yadutegurije igiterane kugira ngo tuze dusangire nawe ibyo umwuka ari buze kutubwira. Twazanye n'iriya korali Intumwa za Yesu, twazanye n'abandi bashyitsi, kandi twahasanze inshuti zacu dukunda cyane, itorero rya hano i Kirehe, paruwasi ya Kamonyi. Nkaba ndi umupasiteri, kavukire yanjye ni hariya mu murenge wa Rukoma, turaturanye, tuyihuje akarere. Kavukire yanjye mvuka hariya murenge wa Rukoma mu karere ka Kamonyi. Hanyuma hamwe n'abandi bashumba bagira kuri 3 bavuka muri uriya murenge, twigeze kugira icyifuzo gikomeye cyo gutangiza umurimo w'Imana hano i Gitarama. Niko twahitaga kera i Gitarama. Nari ndi kumwe na Pastor Damascene, mushumba wanyu wa paruwase. Nari ndi kumwe na Pastor Alphonse, muramuzi, mu minsi yashize yakoreraga umurimo w'Imana hariya muri Bishenyi. Nari ndi kumwe n'umupasiteri witwa Simeo, ubu yabaye mu missionnaire, arakorera muri Ghana. Uko twari 4, umwe yakomokaga mu murenge wa Ngamba, ubu ngubu asigaye nawe ari umurenge wa Rukoma, hari ngira ngo ni wa Ngamba na n'ubu. Hanyuma nanjye nkomoka mu wa Rukoma, na Pastor Damascene hariya mu murenge wa Rugarika.
na Pastor Alphonse hano ahantu biti Buhoro, sinzi uko uwo murenge ubu ngubu ni Nyamiyaga ngira ngo Musambira. Hanyuma tuza kugira igitekerezo ngo tukwiye kwamamaza inkuru nziza muri aka gace tuvukamo. Uku niko twasenze, hanyuma Imana tuyobora kuri uriya paruwasi ya Kamonyi, niho twatangiriye umurimo w'Imana, twatangiye turi abalayiki twese. Hanyuma rero Imana igenda tugirira neza. Nanjye rero ndumwe mu bagiriwe neza n'Imana, kuko Imana yampaye ibirenze ibyo nayisabye. Nago nigeze nsaba ubupasitoro kuva kera, nago nigeze mbisengera, nta nubwo numvaga nzabishyikira. Mu bintu nigeze ngira intumbero mu buto bwanjye cyangwa se mu kubyiruka cyangwa se maze no kugera mu itorero, numvaga nshaka gukora umurimo wo kuba ndi umuvugabutumwa, nkaba umudiyakoni, nkaba muri korali, bikanshimisha. Ndashimira Imana ko ibyo yabimpaye. Hanyuma rero Imana yacu igiduha, hanyuma rero ikanaturengerezaho. Sibyo abantu bajyaga bacuruza ubunyobwa bakatubwira ngo bagiye kutwongeza, bagakoramo gutya agahita akoramo nanone agatwara bwa bundi adutwaye. Nanjye narabikoraga, nari nzi kubucuruza, wazana kuvuga ngo nkongeza ahubwo nkagutwara bwa bundi. Nakoraga mu ikarayi yanjye ngakora no mu biganza byawe ngatwara ubwo nari nguhaye nkabugabanya. Nuko nguko abantu bajya bongeza, ariko Imana ikongereyeho ishyiraho plus. Ntabwo ishobora kuyikuraho, yo ishyiraho yashizeho. Ntabwo ikora utwo tuntu tw'utunyanga nk'utwo twahozemo kera tutarabona umucyo w'Imana. Urabyumva neza? Hanyuma rero yaduhaye ibirengeje. Muri ibyo birengeje yampaye n'uriya mukobwa wa mabukwe. Ariko jya uhagarara banakurebe. Uriya ntabwo nigeze murambagiza, arabizi. Imana yandambagirije iranzi namereza. Ubwo ngubwo nyine ntabwo nigeze, nagiraga isoni kera njye n'umuhungu, ntabwo nari nzi kubaza rwose. Hanyuma rero rwose naramukunze, Imana irarambagiza irankingira. Hanyuma rero nari ndimo kuvuga ngo yaduhaye ibisaga ibyo twasabaga. Mu byo yaduhaye harimo no kudushinga umurimo, kuko ibi ngibi ntabwo nabikundaga. Nari meze nka Sawuli mbere ho gato. Hanyuma maze guhindukaho gatoya, nza kwinjira mu murimo w'Imana, ariko ntabwo nakundaga abashumba. Pastor, ntabwo nakundaga abashumba, nta nubwo nakundaga abapasitoro, nta nubwo nakundaga ababishopu. Numvaga nshaka kuba umuvugabutumwa, numvaga Imana ishaka kunjyana mu ijuru, yanjyana neza ntageze muri uru rwego. Kuko reka nkubwire, aha hantu hari umuyaga mwinshi. Abantu bajya babihubukira bakavuga ngo turashaka kuhagera. Numvaga nshaka kwibera mu mahumbezi, ntashaka kujya ahantu hari umuyaga mwinshi. Numvaga rero kwibera muri iyo taje yitwa umuvugabutumwa binshimishije. Hanyuma rero nkaba umuvugabutumwa ubushake. Imana iraza iramfata. Ubwo ni ushaka kubizumva neza nzakubwira uko yankuruye amatwi ikanshyira hano. Ntabwo ari njyewe wizanye. Yego, njyewe nakundaga kuririmba. Iyi korali zose ubu nsigaye nziririmbamo kuko ndi umushumba w'itorero, ariko ndacyaririmba muri korali yitwa Isezerano. Iyo ngiyo naririmbagamo mbega kuva muri 2. Ndacyaririmbamo. Imana imfashije njya kurepeta ho, ntago tugenda. Wabonye ko njogora zimwe nzimo, ariko nituzana hano tuzaririmba ni ya mbere ni ya nyuma, kubera ko bo turarepetana. Niko naba ndirimbamo, wabonye ko nyinshi ndazizi. Sibyo yemwe? Nyuma y'ikijwi cyanjye kimeze gutyo niko byagenda ko ariko kose ndaririmba nkaririmbira Umwami. Haleluya, haleluya. Uko cyavuga nk'igikona, uko cyagira gute biba biri ku mutima nkabisohora. Uzambwire ngo ndirimba irya kangahe wanze iyo ndi muri korali ndirimba irya 7. Iyo nshizemo irya 2 n'irya 7 n'irya 5 byose birakora. Upfa kuba uri mu Mwami kandi uri no mu mwuka. Yego? Muririmbye yaravuze ngo Umwami Yesu ankunda ndamahoro. Hanyuma rero yangize ukunyine kandi yangiriye neza, kuko yangize neza imereza umurimo wayo ukomeye cyane yahaye naba. Ndabakunda aba bashumba, nukuri uyu munsi nongeye nanone kongera kubakunda. Mama Sonia, Imana imuguhe umugisha. Mama Pasteur, uyu mukobwa ni umunyamwuka. Simbizi mwebwe ubwonko bw'abahano muramuzi cyane, ariko abiwacu
nimuze kubimugirwa kwa kundi. Mama Sonia warebye ngo kuwa gatatu uzaze tumarane nibura amasaha 3. Haleluya. Tugaruke mu ijambo ho gatoya kugira ngo dusiganwe n'iyi minota, hanyuma rero tuze kwinjira no mu bindi. Haleluya. 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 Nakuzaniye ijambo rivuga ngo byuka kandi kanguka, Imana igire gute? Kugaburire. Ni inshinga imwe ivuga ngo byuka, hanyuma nurangiza unakanguke, nurangiza utege ibiganza, Imana ikugaburire. Gituma nabanje byuka hanyuma ngakurikizaho kanguka, suko nyabaye ko umuntu abanza gukanguka akabona kubyuka. Ariko dufite akana k'agahungu, buri Imana yatugiriye neza. Buriya dufite umuhungu w'imyaka 3 n'igice. Sibyo ra? Yabibonye neza ko mu busaza dukeneyemo akandi gasore. Ako gasore muri iminsi kihaye kuza kuturyama iruhande. Iyo kageze igihe cyo kwijya kwihagarika, kubera ko n'umunyabwenge ukomeye cyane, Imana amuvuzeho byinshi, yambaye pampa, ntago yaduhombeje icyo gihe twari dukennye n'amafaranga. Yabyambaye amezi angahe buriya ra? 8 niwe yambaye pampa. Nyuma y'8 ntago yongeye kunyara kurira. N'ubu rero abafite ibitotsi yafatiyeho, ariko akagaragaza ibimenyetso by'uko ashaka kujya kwihagarika. Nuko ajyayo akagenda akihagarika asinziriye, akongera akagaruka akaryama asinziriye. Yaranyigishije. Uriya mwana afite imico yanjye. Haleluya. Uko niko najyaga mbyuka, nkagenda nkajya kwihagarika, nkagaruka ku buriri kandi nisinzirire. Ariko ngiye nacishaga muri rimwe nkanarota, hanyuma nkarota hahandi twari turagiye ihene, hanyuma nkagera ukuntu mbigenza ndi ku buriri. Ubwo tutandukanyeho gatoya, we yamaye isomo. Narazikubiswe, nta mwana wanjye uzazikubitwa. Yari nazikubiswe kugera mu myaka hafi 12. Nta mwana wanjye wakubita kubera ko naraziriye izabo zose. Kuri wanjye akambwira ati wabonye uko hasa? Wibeshye. Twamara kugera saa 6 z'ijoro, ngahita nigira hahandi tujya kurushanwa kureba ukuntu umuntu abigenza akageza kuri. Ngahita rwose nanjye ngeza kure, najya kumva nkumva zimanukiye mu maso ye, ati sinakubwiye ko naciye umunyafu niwawurebaga byagakubitwa. Rimwe na rimwe nkagona nkihangana agashinyiriza ngo wenda nakubite biziri gusa, arasanga wenda nsinziriye ndeke nkumva ya gatatu. Abaganireka n'ubundi byose ni kimwe, nimbabarira. Byose twabiciyemo. Hanyuma rero data yatugize uko tungana uko nguko tugize abasaza. Ntabwo ari cyo narinje kukubwira. Narinje kukubwira ko hari abantu bashobora kubyuka kandi bagakomeza bagasinzira. Birashoboka ko n'ubu wageze muri iri teraniro ariko ukaba ukiri mu bitotsi. Birashoboka ko wavuye iwawe usinziriye, ariko ijambo ry'Imana rirambwira ngo usinziriye we kanguka, nawe umere nk'abandi. Uyu mugabo witwa Eliya, reka tumuvugeho hanyuma twumve n'icyo Imana ituvugaho. Umugabo witwa Eliya, umugabo w'intwari cyane, mu bamwe bavuzwe n'Imana kandi agira amateka ku Mana. Amateka ya Eliya bituma Imana imuha lift. Eliya niwe wagendeye mu ndege bwa mbere. Banze no kera mutanze, ariko Eliya ari umuntu wagendeye mu ndege abazungu batarayikora. Imana iramutumira imukubita lift, imutegera indege, namubwira iti ngwino uzamuka ungereho. Eliya afata iyo lift kubera ukuntu yabanye n'Imana. Imana iramutumira rwose, iramubwira iti reba ukuntu washaka umuntu uzagusigariraho, hanyuma iramurembuza gutya. Ntago yagiye muri Rwandeya, ntago yagiye muri za zindi zijya zihanuka zikagwa mu nyanja, ntago yagiye muri za Concorde bamwe bazumvaga kera. Eliya yagiye muri lift y'Imana, ya yindi idashobora kwa rumena bicu, ntago ikatira ibicu yo. Eliya niho yazamutse. Cyama nawe ukazamukurikira, cyama nawe ukazabona lift y'Imana. Haleluya, haleluya. Nuko rero Eliya ni umuntu umwe washimishije Imana, ariko mu kwishimisha ko tumusomyeho ubwoba byagenze bite. Reka twumve inkuru.
nuko rero Eliya abaho muri icyo gihe, aza kwima umwami witwa Ahabu. Uyu mwami witwa Ahabu ni umwami wabayeho, ngira ngo yimye ingoma mu mwaka wa 38 muri ibyo gutyo. Aza kwima ingoma asimbura abandi bamwe bamubanjirije, ariko ngo bami bagiye bakora ibintu bizangwa n'Uwiteka. Nuko rero Eliya aza nako Ahabu yima ingoma, nawe araza abanza gukora ibyiza, koko ijambo ry'Imana riratubwira ngo yamaze igihe yimye ingoma, arabanza aguma i Samariya ho gatoya, hanyuma nyuma ho gatoya arabanza arabyimenyereza iby'ubwami, ariko nyuma yaho gatoya yewe, nyuma ho gatoya ukijijwe, nyuma ho gatoya bakurambitseho ibiganza, nyuma ho gatoya umaze kugera mu nzu y'Imana, nyuma ho gatoya uvuye hahandi, aho naho reka tuhumve. Nuko ngo Ahabu ngo ararunguruka asanga isi iraryoshye, asanga ibintu bimukikije nyuma yaho. Ngo arakebuka anyura aho yajyaga anyura, n'ubundi asanga isi iracyaryoshye. Reba amazu meza twiyubakiye, maze ureba abagore twirongoreye, ntacyo wa abantu baravuga ngo isi iraryoshye. Hano haruguru tumanutse abantu bakahene bakagejeje hagati, rwa rukerera sha. Hano mfite umuhungu w'umunyamerwe yarebye, ntago nkuvuga humura. Pasiteri wangu wabonye karaga hene hano haruguru. Isi iryoheye abantu barabamaze kunywa mitsingi 6. Isi iryoheye abantu barabamaze, harabageretse akaguru ku kandi hahandi nawe wajya kugera. Iyi shatsi gutera ikinyika kuryohera, aha bararyoherwa. Arangije areba abagore araryoherwa, areba ibimukikije, areba ubwami, areba amazahabu, araryoherwa. Uko ugenda uryoherwa n'isi, niko n'ubuntu bw'Imana bugenda bugusharirira. Uko ugenda uryohera isi, niko n'ijuru rigenda rikubihira. Kuko hari ibintu bibiri n'ubwami bw'Imana, hari umwuka, hari na kamere. Ibyo bintu ntago bijya bigendana. Uko aha bagenda aryoherwa n'isi, ngo ijambo ry'Imana riratubwira ngo akora ibizangwa n'Uwiteka kurusha abandi bamubanjirije. Uyu mwami wa Ahabu ngo akora ibintu byangwa n'Uwiteka. Ibyo si byo yakoze byonyine gusa, kuko yakoze n'ikintu gikomeye cyane. Arongora umugore, iyo aza gusambana akagenda agasambana n'Abayisiraheli cyangwa abandi, ariko ngo arangije aragenda arongora umugore w'umunyamahanga witwa Yezebeli. Uwo Yezebeli ngo yari umukobwa w'umwami witwa Etibari. Etibari urumva hajemo nde? Bayali. Etibari rero ngo ni ukuvuga ngo ni umuki, ni umwami, ariko wumve ngo w'umunyamahanga w'umusidoni. Uwo witwa Etibari ashingira Ahabu. Mana we, mugabo witwa Zira, ngo bari kwerekeza mu gihugu aho bari bagiye, ngo nyuma yo gusenga, ngo arangije akoresha inama, aravuga ati rero hari ahantu tuzagera, hanyuma rero bikaba ngombwa ko dushyira mu kayunguruzo bimwe bigasigara hano. Aravuga ati ubu ikintu kigiye gukorwa, hari abantu tugiye gusezerera muri iri teraniro. Muraza gusezera abagore mwashakiye iryiriye, n'abana mwabyaranye nabo, ntago bazinjira iwacu abo, koko ntibafite umurage w'iwacu. Bibintu abarokore biragwagora cyane iyo bigeze igihe cyo gusenda abo bashakaniye iryiriye. Muzi ukuntu bigorana? Abantu mwashakaniye iryiriya, mwarashakanye murabyarana, mwabyaranye, yewe data we, korari we, murandebara bana banjye, ndakubita gito cyanjye cyundi cyumvireho. Reka nibwirire korari yanjye da, ntabwo arimo. Umva,
iravuga ngo sezerera abo bagore mwashakaniye hirya iriya. Hanyuma rero n'abana mwabyaranye ariko uje muri korari witwa nje rero urabona nje ndabyumva gutya, nje ndabibona gutya, mbega njewe bundi njewe rero bundi wacu uko dukora none tubona ibyo bintu muri matari byo. Si umugore witwa nje wazanye muri korari. Njewe rero ibi ngibi murakabya twabyutse mva yewe ni gito cyanjye nkubita mutaza kugira ngo ntago rimwe navuze nabo twazanye cyangwa niko nawe wumvireho. Murundi aravuga ngo nkubite gito cyanjye, gito cyundi cyumvireho. Ngumva ngo mwebwe murimo gukabya. Twabyirutse turi abaporoso, twasomaga ku kayoga gake kandi ntago byatubuzaga gukiranuka. Umugore wamushakira iriya musiga dusengeye ahangaha, hanyuma uze tujyane mu gihugu tujyamo, ntago ari byo byo bintu ngo rero mwabana mwe twebwe twakijije muri Mungu Mwema. Abo muri Mungu Mwema baraharira mumbabarire. Mungu Mwema murayizi? Hari umuntu uyizi hano? Pastor nawe uyizi Mungu Mwema nawe? Bantu bo muri Mungu Mwema n'abantu bafite agakiza katurutse ry'iramo. Bega ahantu kera twabitaga baka. Twebwe twarateranaga tugaterana giporoso n'indirimbo zacu za giporoso, izi ngizi z'agakiza zijeje bundi. Barangiza bagafata umwanya witwa gutendereza, twarangiza twebwe tugaterana tugasohoka tukigendera, tugasigamo bibita bakabo muri Mungu Mwema, bakajya mu ndirimbo zitwa gutendereza. Mwatangiye kubyumva? Bavuye Uganda na Tanzania. Abo ngabo bo muri Mungu Mwema rero hari abantu bagiye babinjiramo, bamaze kubinjiramo baraza nabo batendereza bagatendereza nabo. Batendereza nabo bagatendereza. Muntu umwe umworozi yaravuze ngo nanjye mu mirimo ndimo gukora muri iyi minsi ndi umuhinzi mworozi, ngubu niko kazi kanjye, niko nkora. Utahinga hi Kigali ndahinga. Isambu hari Rukoma, Iremera Rukoma niho mpinga kandi no i Kigali. Ni Kigali ndahahinga. Yesu nashimwe. Hanyuma rero uwo mworozi twaraganiriye n'umutunzi arambwira ati rero buriya mu nka hari inka zitwa ibimasa. Kamvuge ku kimasa nikomereza. Ibi bimasa ngo byahukana n'izindi. Ibi bimasa ngo bikarisha bikubita izindi amahembe kubera ko ni ibiganje. Bakwegereye warabamaze kubera amahembe yawe. Ibi bimasa iyo bitashye ni nabyo bikunda kujya imbere. Ibi bimasa bitahana n'izindi za musengo za gaju n'izindi izihaka n'izikamwa imzeyi. Hanyuma rero mwumva ikimasa iyo kigeze mu ngombe aricyo kiraro cyayo. Kimasa kirataha, hanyuma rero kinjiye bwa mbere na mbere ejo bundi yanjye yabyaye ikimasa. Ubundi yabyaye inyana tuziha litiro 3. Ubu ngubu nababwiye ko ari litiro n'inusu, abandi baranabyica. Borozi bakuru ntago bajya borora ibimasa, bahita babyica ko kanya kubera ko birabacura amata. Ako Yesu ni umunyambabazi, yaravuze ngo nimureke bikurane. Aravuga ngo nimureke bikurane, nabyo ni mu bihamata, byongere bizamukane nabyo, biririmbane nabo, bisengane nabo, bizajye bitaruka nkabo. Hanyuma rero igihe ni kimwe nikigera bizasambura urukungu, tuzabigeza tubishyira hamwe. Kimasa rero cyagera bwa mbere na mbere nyiracyo iyo gihingutse arakibwira ati ca kumira icyo kimasa sha mugikumire sike cishwa hano mu kibohe kitongera kuza kubuza izindi mwe mu kiboheyaho. Hanyuma rero iyo batarakiboha kirinjira kikumva musengo musengo ikajya kubona ukabona n'akanyana kayo karaje urumasa narwo uti hanyuma kibamba nayo akanyana kayo nako kajya munsi rwa rumasa rurimo rurarebera, zindi zigiye kwakira izazo
byarangiza bakagikata inkoni ngo mwigizayo urwo rumasa disi dukame. Hari izigiye gukamwa zatahanye ariko n'ibimasa. Ibimasa rero mu bizirika hariya gihe kimwe bizajyanwa mu ibagiro. Tuzagendana rero. Ziravumera ariko hariho izonsa, hariho n'imbago. Gihe kimwe kizagera tugera ku marembo birobanurwe. Bibiliya irambwira ngo uyu mwami igihe kimwe hazabibarura ngo intama zizaca munsi y'ukuboko kwa nyirazo zose, kandi nizica munsi y'ukuboko kwa nyirazo zose zizaca munsi y'ukuboko kwa nyirazo. Arimo kuvuga ati azibara agira gute? Azibara ariko zizaca munsi y'ukuboko. Munsi y'ukuboko bizasobanuka bya bihene byambaye uruhu rw'intama nibigera munsi y'ukuboko, nyirazo azavuga ati we ati bitese hebe banumve se muri igihene nubwo ambaye nyura hano n'ibipyisi nabyo ngo bijye byambara uruhu rw'intama di. Ariko reka nkubwire, icyo wambariyeho cyose uyu munsi uhinduke dore ubutumwa bwavuzwe. Jewe nafashijwe rwose, nafashijwe. Pasiteri yigisha ijambo ryiza cyane, numva mu by'ukuri nanjye mfashirijwemo. Haleluya, 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 haleluya. Hari ikintu kimwe tugomba gukora tukaba inshuti z'Imana. Uyu mugabo witwa Aburahamu ngo ntago yimanye ibye, ahubwo mu by'ukuri yahindutse inshuti y'Imana. Ngo hanyuma yahindutse inshuti y'Imana, Imana nayo iramugabira. Uyu munsi uhinduke nawe ube inshuti y'Imana, nawe Imana izakuvuga ivuga iti ariko uzi Aburahamu buriya wamuvuze mpita numva datawe nanjye numva nshaka kuba nkawe. Uzi ko Aburahamu Imana yavuze yageze ikavuga ngo abamarayika bakavuga bati noneho hagira ibindi bikorwa. Oya, ntacyo nzakora ntabwo inshuti yanjye. Ikundishaho gusa, numara kuyikundishaho ubundi ahasigaye ubwira utari ko Mana yanjye ubundi runo rusengero rwa betaje tuyikoreza amaganya yacu kuko nayo igitwitaho. Haleluya, haleluya. Kugira ngo ntajya hirya nanone navuga ngo gubyuka. Ijambo ryambwiye ngo bizuka. Uyu mugaragu w'Imana witwa Eliya, reka tumuvuge hanyuma tuvuge n'inkomoko ye. Hanyuma rero ngo Eliya ngo arabireba ibyo aha barimo gukora byose, ngo arabicukumbura abishyira mu mizi, ngo arabireba aravuga ati ibi bintu ntabwo ari byo. Aragenda aramubwira ati Ahabu ibintu urimo gukora ntabwo ari byo, ariko kandi Imana hari ikivuze kugira ngo umenye ko Imana ikwitegereza. Iravuga ngo ibyo urabikora nka kwihorera ukibwira ko mpanye nawe, ngo ariko igihe kimwe nzabishyira ku murongo. Umunsi umwe itangiye kubishyira ku murongo, Imana ibwira Eliya ngo ajye gutanga itangazo. Arazamuka ajya ibwami, arahamagara Ahabu, aramubwira ati ibintu byose wakoze. Arabimwandikira, sinzi urwandiko yari yanditse ahari. Aramubwira ati Imana noneho yagize gutya, yafashe ku mazuru ko bimaze kuyinukira, none rero nta mvura izongera kugwa. Wa Yesu dufite ubutware, dufite ubushobozi. Umva uko Imana ivuga muvandi. Igihe cyose wabimazemo, wabigenderagamo, naho wari ugeze, hagarara aho ugeze wisuzume. Hanyuma rero uniwumve by'iri jambo, uragirirwa imbabazi n'Imana. Ariko mu gihe ubyirengagiza, Imana iraje ikora ikigomba gukora kuri wowe. Hanyuma ngo Ahabu arareba akagasaza, ariko ubu ngubu
aka gasaza purgupfuye aho ngaho. Urateza inzara se? Nuteza inzara se uzabanza gupfa. Wibeshye. Niba unafite n'ubushobozi ni wowe uzabanza gupfa. Umukuru tujya dusuzugurwa shaho. Abantu b'Imana bajya basuzugurwa. Babona ugiye gusenga ufashe ibitabo bakavuga bati bo uri azapfa mbere po. Ntacyo azimarira, reka nkubwire uzakimara. Madamu uzakimara. Nukuri reka nkubwire guma ku ngingo uzakimara. Eliya ngo arangije ati ndabivuze ariko ndigendeye. Ati ndabivuze babona mwaka urashize. Aha bati kakagabuze ko nta mikino timugahige. Ariko mwe kwirirwa munagahiga niko kazapfa mbere. Twebwe dufite ibigega ibwami ko nta hantu kari mu ishyamba karigeze gute. Reka nkubwire kumbe kakagabo bavuga ni cyakiga Imana aragigisha ahantu. Iragenda igikorera ahantu. Iravuga iti nifite ikareta kaze zikadakama. Iravuga iti ndaguhisha ikareti kutakagezi kadashobora gukama. Eliya ngo agenda yibera ikareti. Abantu baravuze bati niko kapfuye mbere. Uziko abantu bazi ko ariko kapfuye. Abantu bakubona ugenda, bakakubona umanuka, bakakubona uzamuka, ariko bakavuga ngo derego kapfuye gahagaze. Ariko disi we ijambo ry'Imana riravuga ngo tumeze nk'abantu bagiye gupfa, ariko ngo turiho. Ngo dusa n'abakene ariko wabivuze neza. Dusa n'abantu b'abakene ariko dutungishije benshi. Abantu barya ku bwacu. Jo bundi twiriwe ahantu turasenga ngo ma iyi mvura nikwire mu gihugu. Sibyo ra? Twanga imvura y'urujoja, twanga imvura y'urutarutaro, turasenga bare ntago tubatungishije sha. Ntago tubatungishije. Narasenze mbona kwa gatatu biranze. Mbwira umudamu wanjye turamanukana dore n'uriya mukobwa twari turi kumwe. Turagenda tujya ku musozi ahantu. Turamanuka buriya ndi na kajori takagurukanya nigakora. Tugeze hasi ndebye hejuru. Ndeba igicu kimanutse cyitwa rukoko. Kirankubita sha baransiga sha. Bansiga ahantu ariko nkavuga ngo mana inyagire n'ibikote byanjye bidihe, ariko niyo mvura twagusabye. Naje hano ku musozi kubera impamvu. Twafashe urugendo rw'ibirometero 100 kubera impamvu. Twaje mu ishyamba waradukebeye ibyate kubera impamvu. Itunyagire arashaye no kuri we. Ndazamuka maze kugama, twugamamo n'uriya mukobwa wanjye n'uriya mudamu n'abandi twari kumwe tugiye kubona tubona abandi bo ntibigeze bugama. Shara abantu shaho. Imvura yaguye imivurimo iratemba, ariko reka nkubwire nta numwe wigeze utangira gutangaza yuko yamutemanye. Ahubwo bamwe twagiye tubumva ukuntu ejo bundi twaramushyinguye. Musore umwe yaranyweye arangije aravuga ati aka ni akaziba n'igare ryanjye. Baramukurura bati ntabwo ari akaziba, iragutwara. Arongera asubiramo ati mureka akaziba, kubera ko yaramaze ngo kwikorera amabuye menshi. Hari ibintu ngo byitwa amabuye bagira gutya. Barakore bamwe shaho mugenda munywa za energy. Twamenye ko ngo basukamo amabuye. Pastor jya ubicungira hafi. Energy nta nubwo ari ikinyobwa cy'abarokore. Ngo ari ibintu basukamo byitwa amabuye. Hanyuma rero yikoreye amabuye aravuga ati kariya kukanya mukubita hasi. Ariko reka nkubwire manuka ku musozi. Hallelujah, 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 hallelujah. Yaravuze ngo tuzaca mu muriro ntago tuzashya, kandi tuzanyura no mu mivu nizadutembana. Yaravuze ngo abantu bamukurikiye. Umva yewe ngo abantu bakurikiye Uwiteka bazagenda ibisore by'ibigango ngo bazagendana, ngo ariko ibyo bizahagira. Ngo hanyuma rero ngo kubera ko dukurikiye Uwiteka ngo azatubwira ngo nitubadepasi, ngo tubanyureho, nitumara kubanyuraho ngo hanyuma rero bashyireho bya bigango byabo ngo bagire gutyo. Icyo gihe rero haleluya, haleluya, ibintu byo guca ku butaka ngo azahita bivuga ngo nibe bihagaze, hanyuma twambika amababa ati lift. Ngo tuzaguruka nk'ibisigasha.
gihe kimwe ngo azatwambutsa nk'ibisiga, bizabahitana, twebwe twagize gute? Twibereye mu kirere. Dore babakire bo kwa kanaka, dore utubaba twawe zaba yakwambitse. Mwambabariye mwabarukore mwe mugakizwa. Ndumva nabagira ukundi ku ngemba, numva nafata umuntu nkamuhindura nkuko numva ameze uku nguko. Haleluya, haleluya. Nuko rero ayiwe, Eliya ngo ajya mu butware, arategeka. Hanyuma agera ku kagezi, Imana iramutunga, iramubwira iti mwana wanjye, burya byaturutse kuri njye, ninjye wabiteye byose, aka kagezi ntikazakama. Ariko urumva bizarangira buri nukuri, reka nkubwire, nubwo bimeze bityo, nubwo uruzuba rwavuye, nahoze ndimo kwitegereye imisozi ya Mugina, ntabwo nababwiye neza, hano ndahazi cyane, nahambariye ibicocero. Ubu ngubu naje nambaye inkindi. Muri za 89 90 nari ndaha, najyaga nza ku mugabo umwe witwa Muzuka hano hepfo. Hari abantu bamuzi? Yarafite ni ibintu by'imishinga aho ngaho mu gishanga. Yarafite na ikintu, yarafite n'ibiti by'amacunga yego aho hepfo. Hari ahandi nigeze kuba hano hepfo Imbati, umugabo w'umusilamu, ago mwibuka izina, ako narahabaye, nahoze ndimo kubwira abo twari turi kumwe, bahangaha nikorera, nari mfite akagare kanjye ka muserebende, hanyuma rero mfite n'icyuma gihera amakawa. Hano hepfo habaga ibintu bitwa peyizana, biracyahari? Peyizana, amakawa yateye ku murongo, hanyuzemo n'imihanda. Ntago se bikitwa peyizana? Ubwo mufite uko mubyita, twebwe twabyitaga muri peyizana. Hanyuma rero kubera ko abantu birukoma tutagiraga amasambu, twavukanaga ubwenge bwo gushakisha akubundi buryo. Uro nazanaga icyuma cyo guhera ikawa, kubera ko mwebwe mwari mutarabigura. Nkazenguruka hano hose nimo guhera ikawa kuva mu gitondo kugera nimugoroba, narangiza ngahambiraho akazigo kanjye, kubera ko naraheraga mugahita mumpereza kwikawa. Za kawa nahereye nkazikubita ku kagare kanjye, ngahita nambuka hano Ingoma, nganyura mu Gacurabwenge, ngataha iwacu Rukoma. Murarwumva urwo rugendo? Murimo murareba muti pasiteri buriya byaratunganye. Ntabwo, reka nkubwire, hari ahantu Imana yadukuye tuva tuvuga. Narazaga ikindazi, nazaga kukigura hano, cyane cyane ko urwo rugo nabagamo nari narakurikiriye mukuru wanjye kwa mama wacu wari uriyo, ariko ntago nabategekaga ko bari bugabure, kubera ko ngewe narikoreraga. Iyo nasangaga bihiye narabisekuraga, ariko baba bariye ntahari, akaba ari ibyo. Hanyuma nagera mu Gacurabwenge nkafata icyo bita urushungandushyi, namara kurunywa nkadandabirana, ariko nkadandabirana nsunika rya gare ryanjye. Najya Rukoma nkabanza kotsaho nkeya, nkagenda twatundi twose nakoreye n'ubundi nkadukokorera mu basize batazi. Akomuza ukuntu barushye, bararushye. Ushimira Imana yagukuye aho hantu. Myaka yose narushiye muri ibyo byose, nta na kimwe nigeze mbonamo gishimishije. Kagasozi nakubwiye nazaga, hari n'igihe nazaga kwikorera imiteje iyo ngiyo hano,
ho kwa Muzuka mu gishanga pyo kitwa Kavunja. Muri Kavunja ndahazi. Havese mutaza kumonana. Je kimwe ninza hano nazanye n'imodoka yanjye ni yindi bita amaso y'inyana. Uyu munsi nateze bisi. Uzibuka yuko igihe kimwe navaga iwacu muri Taba, hanyuma nkambuka umugezi witwa Gikoro, ubwo ni Kayenzi, nkongera nkambuka undi witwa Kayumbu, ubwo ndenze Rutobwe, nkambuka undi witwa Bakokwe, ubwo ngubwo nkaba mfashe Nyabikenke, nkajya kugura inkoko aha mu soko rya Mugina hano nazaga kwagura amagi, hanyuma nkanyura hano nkagenda nanone aha mu Gashyushya hose nikoreye inkoko, nkaviremera nikoreye inkoko 8 hano n'izindi 8 hano, n'agapaniye k'amagi ngatwaye gutya n'inanasi ku mutwe, nkaza nkagera iwacu hariya, narangiza nkarema isoko rya Kamuhanda, nkagenda nkakakamba nkagera ikigaraho hose ntago nategaga. Ninza rero ntwaye imodoka yanjye, hanyuma rero ntuzavuge ngo ibiki n'ibiki, kandi nitugera mu nzira nuzajya uyibona iyo modoka uzajya ugira gutya, kubera ko mba nzi neza ukuntu byangenze. Iyo ugize gutya ndahagarara nkagutwara kubera ukuntu nzi ukuntu bibabaza, nzi gucunga akagare umuntu azamuka. Ubwo ndakubwiye ngeze ku igare, kuko mbere bwo nta gare nari mfite, ngo ndimo kukubwira ahangaha iyi miruho ndayizi, twayinyuzemo rero nuko rero. Ariko kura ku Cyavuma kicazanya n'ibikoma ngoma, ngo barabakene man kicazanya n'ibikoma ngoma. Ndimo ndakubwira gutyo, ntabwo ariyo mpamvu, kuko nyuma yaho narayabonye ndayarunda. Nyuma ya jenoside hano nabonye akazi keza, nkora mu Banyamerika, mpembwa $. Byanze gukora ubundi bitakoraga buriya, ntibyakoraga. Bariya bakonikoni ntibigeze bakora inzoka, ntibakoze inzoka bikemera. Baraje rero baravuga bati Eliya, wowe Ahabu yicarire hariya tukwereka akagabo, uraza kugashwanyaguza kamaze kumwara. Twebwe biriya gakora ibintu byo kwatsa umuriro, dusanzwe twatsa umuriro tujunditse amazi. Bari abantu barabakonikoni, bari basanzwe bakorana n'ibigirwamana kandi bigakora, ariko iyi Imana yabigezemo irabihagarika. Iyi Imana yabigezemo igira gute, iravuga iti ndi Imana, ikigaragaza ko ari Imana yo yonyine. Eliya yari yabivuganye nayo, iravuga ati ndaza kwigaragaza ko ari njye njyenyine, ndaza kuvuga ko ari njye njyenyine. Ngo hanyuma rero ngo bakubitaho imfizi, Eliya aragenda yegamira hariya, arangije kwegama hariya ngo bagira gute, ngo batangira kuba bati Bayali we bikore. Ngo Eliya ngo bakubita igitwenge, ngo akazajya yigendera gutya ati Bayali, ati nze mbafashe, ati hoya hari ibintu mutakoze. Bayali yasinziriye, muvuze induru akanguka, mbati ntago byakanguka kuko nibigirwamana. Ngo barangije baravuga bati rero wakagabo we, ngaho gerageza nawe. Arababwira ati noneho nimuze musukemo n'amazi. Yewe yewe hano hari abarokorera ibintu birimo amazi byakwaka bite barimo gusukamo amazi. Eliya arababwira ati mwongeremo, ariko disi we musukemo. Arangije ngo aza nk'amafiyeri, aravuga ati rero ubundi nzi ko warangije no kubikora, ariko ubundi byerekane abantu bo ku musozi babibone, byerekane bigaragare ko ari wowe wantumye, byerekane. Ariko fata Imana neza, hanyuma nurangiza kuyikundishaho, unurangiza uvuga uti byerekane. Noneho rero ibyerekane, irangije ibyerekane, ariko
ibyerekane no muri abo bagenzi bawe babandi bajyaga bagira gutya nabibibereka. Ariko Dawidi we yaravuze ati rero reka nkubwire ibi bintu wambwiye ko nzaba umwami bikaba bishaje nkabo mby'imayibobo, igisigaye munyereke ikimenyetso cy'izibisi. Ibintu Imana yakubwiriye mu gisambu, ibintu Imana yakubwiye mu rusengero, ibintu Imana yakubwiye muko, ibintu Imana yakubwiye mama, uyu munsi bigaragare, uyu munsi bigaragare, uyu munsi bishyire ku mugaragaro, uyu munsi yongere ibyerekane. Abantu bagututse bakugize akabarore nabo bagihari babirebe, bavuga uti wa mukobwa afite Imana, bavuge bati wa mumama afite Imana, nizibikore bagihari nawe wimutse aho bagusekeye. Hanyuma rero iri mu ruhande rwacu yera Isirayeli amagare n'amafarasi iri mu ruhande rwacu we. Aha yewe naraye ndose umurwa twawutashye we, umurwa mwiza w'amahoro urabagirana, icyampa nkazikabya we, icyampa nkazikabya. Naraye ndose umurwa twawutashye we, umurwa mwiza w'amahoro urarabagirana, icyampa nkazikabya we, icyampa nkazikabya. Iri mu ruhande rwacu bereye Isirayeli amagare n'amafarasi iri mu ruhande. Haleluya, haleluya, haleluya. This way uyu mugabo witwa Eliya aho twasomye kamagere masoreze yageze ngo Yezebeli ngo yaravuze, hari ahantu nasimbutse ntababwiye ari naho nshaka ko dusoreza. Ngo aragenda Eliya ngo atekereza umugore ibintu byo Ahabu, umugore ukuntu byagenze, arangije ati kara kagabo ndagashwanya gusa mukanyegereze ninge gusa. Eliya ngo yumve ukuntu Yezebeli yagize yari y'umwanda, ariruka arahunga, urahunga ujya he ubundi. Arangije ngo agira gute, ajya kwihisha, ajya no kwiyahura. Eliya ngo aragenda ngo aryama munsi y'igiti kikwica kandi umwana ukiryamyemo. Datarambwiye ngo wikwigirira nabi, aje kugutabara kuri uyu mugoroba. Datarambwiye ngo wikwigirira nabi, yohereje imitsima, ikisigaye nuko uryamye kandi aravuga ati abantu noneho bandi mu ruhande muze tubyine insinzi. Dore igihe nirukiye nari ngiye kwiyahura munsi y'igiti, ariko Imana yarambyukije. Rwa rugendo Imana ibya biryo Imana yamaye dore aho bigejeje ngo arangije. Arababwira ati rero noneho twebwe suko turi. Haleluya, haleluya, haleluya. Iraje bigenze neza, nawe ugira indirimbo. Ariko dore igihe abandi baririmbiye nawe uri mu maganya, nawe uririmbe nawe nk'abandi. Cyabandi bahereye baririmba, kabona abavandimwe bararirimba, wohora mu maganya. Iyo atari uburwayi n'ubukene, ikigeragezo kimwe kikurana na gikuru cyacyo na kirumuna cyawe na kibyara cyacyo. Gihe kimwe nawe bwira Imana uti nanjye nkeneye igihe cyo gucyamika, nanjye nkaririmba akaririmba nk'uko abandi baririmba. Byamye mu mahoro niyorosha imbabazi, urukundo rwe rurangose, ukuboko kw'ibumoso kuranseguye, ukw'iburyo kuramfashe, mbese ntibyabasha kuba. Haguruka dusenga Imana. Niba wumva wegamiye ukuboko kw'Imana, uyu muturanyi mureke yivugira ibye. Niba wumva ukuboko kw'Imana ariko wiseguye, ibikuri mu matwi byo byihorere, bijerere nk'injereri. Ariko data aracyakora, data aracyagira gute, data aracyagira gute, kandi Yesu aracyakora.
ariko icyangombwa ni kimwe, kanguka. Jambo ry'Imana ryatubwiye ngo nimushakashake bintu umwami ashaka yashima. Turagira ngo tubanze dushakashake ibyo umwami ashima. Bwa mbere aravuga ngo mpagaze ku rugi. Byahishuwe 3:20. Umuntu niyumva ijwi ryanjye, bwa mbere ndakomanga. Umuntu niyumva ijwi agakingura, nzinjira iwe dusangire. Ni ukuvuga ngo abasangira nawe nabagize gute? Nabagize gute? Nabagize gute? Hanyuma bamara gukingura, Yesu akagira gute? Kambisubiremo. Byahishuwe 3:20. Mpagaze ku rugi ndakomanga. Umuntu niyumva ijwi, icyambere no kumva ijwi. Ese waryumvise? Hanyuma rero agakingura. Ese urashaka gukingura? Hanyuma rero agakreye ubusabane bwanjye nawe. Nanjye nzicara azajya akoramo nanjye nkoremo. Dore igituma birimo gushiramo vuba. Urarya wenyine. Zimpamvu shaka akantu katumwa nawe uvuga uti ukore ku mutima w'Imana. Uyu mugabo witwa Eliya, kugira ngo Imana imukurikirane ijye kumukura munsi ya kiriya giti inamugaburire, hari akantu yari yakoze kayikoze ku mutima. Bwa mbere na mbere yarakariye ibyaha bya Ahabu ndetse n'ibyaha by'igihugu cyose, bituma agira ifuhe, bituma ahagurukira umurimo w'Imana. Shaka akantu nawe wakora uyu munsi gaze gukora ku mutima w'Imana. Sibyo korari yanjye uyu munsi twaje kumugina. Uze kwishakamo akantu kagenda kayikoreho, hanyuma nikayikoraho ikugemurira ahantu nawe uri. Kariya kantu katumye inama zikorwa mu ijuru. Ravuga ko uriya muntu ugiye kwiyahura n'indera. Abamarayika bati ni Eliya ko aryamye munsi ya kiriya giti. Bwa mbere na mbere marayika wa mbere bazukamye amashereka ya kiriya giti n'amakira, amata ya kiriya giti cyitwa umurotemu. Kiriya giti ubundi mu buzima bwacyo ngo gihora kijojoba amata yica. Marayika wa mbere arabanza aravuga ngo wagitiwe ntujojobe. Arabanza atega ikiganza, hanyuma igiti kirekeraho kujojoba. Kandi dore kamubwire, yakubambiye amahema sha. Tekereza, ntiyakubambiye amahema buri? Ntiyakubambiye amahema? Handi wazamukaga burya ntago wari uri munsi y'igiti cyica. Madabura ntiwari uharira? Burya ntiwari wageze munsi y'igiti cyica? Burya ntiyashizeho shitingi yayo? Oya, reka nkubwire, nubwo wikomeza nawe warahageze. Reka nkubwire nshuti yanjye, nubwo wiha mahoro bwose, ariko hari ahantu wageze munsi y'igiti cyica. Wagombaga no kuhagwa, ariko Imana yahabambye ihema. Hanyuma rero imaze kubamba ihema, irakugaburiye umunsi yongera yagutetesha. Ariko hari ikintu igusaba cyo, kanguka. Kanguka nurangiza ukora akantu katuma nawe ukora ku mutima w'Imana. Nawe witwa inkoramutima, Imana izajya igushakashaka ivuga iti nanjye hari inkoramutima yanjye ituye ku mugina, hari inkoramutima yanjye yaburaye, hari inkoramutima yanjye ikeneye ikanzu, hari inkoramutima yanjye ikeneye minerivare, hari inkoramutima yanjye ikeneye. Ariko ubundi ujya kuyibaza wowe bundi muziranye kukira ubundi. Abantu rero baransetse cyane, kaza kukarago, Mana data mbabarira, rokora. Hano bahoze badukinira umugore witwa Tabita. Uyu mugore witwa Tabita yari yarakoze akantu gakora ku mutima w'Imana. Nicyo gituma ageze mu rupfu Imana yibutse ka kantu yakoze. Aba basore barokowe mu muriro bakoze akantu gakora ku mutima w'Imana. Imana iravuga iti bari abantu bahagaze imbere y'umwami barampamenya, nanjye ndabakura mu muriro. Uyu musore witwa Daniel yarahagaze aravuga ati sinzaramye ibishushanyo byashyizweho nawe, ntako nzavugira, ahubwo nzasenga Imana y'i Yerusalemu. Ahangaha naho ngaho uyu musore yakoze akantu gakora ku mutima w'Imana. Yanga kwiyandurisha ibyo kurya, yanga kwiyandurisha ibishushanyo, aravuga ati nanjye ngiye gukora akantu gakora ku mutima w'Imana, nanjye igihe kimwe izantabara. Haleluya. Urimo urashaka kuba inshuti y'Imana, kora akantu gatuma uko nawe ubinkora mutima y'Imana. Uyu mugabo witwa Dawidi, haleluya,
haleluya haleluya. yahoze avuga ati umwanzi w'Imana niwe mwanzi wanjye, nicyo cyatumye ajya kwica Goliyati. akora akantu gatuma aba inkoramutima y'Imana. uyu mugabo witwa Dawidi yari umugabo ukunda kwihana cyane. hanyuma Imana irangije iravuga ngo mbonye umuntu umeze nk'uko umutima wanjye ushaka. Imana ikwitande, nawe wakora akantu gatuma ukora ku mutima w'Imana. ariko dore baravuga bati nyamuneka dukora umurimo w'Imana. ngatangira ukabara imyumbati yawe n'ukuntu yakuvunnye, kabara n'ibyo wejeje ndetse byarumbye, gatangira ugakubita imibare y'ihene zawe. izo hene zawe urimo kubara ubundi uzi zaravuye he, zabyaye bitewe n'iki? kajya mu mibare. tumaze iminsi turimo gukorera Imana iwacu ku Kimisagara. ntabwo turi itorero rinini, urusengero rwacu ubu ntabwo rwanganaga nk'urura cyangwa runini rwose. umve nawe uko rungana n'abantu basengeramo. twaricaye dusanga tugomba gukora akantu gakora ku mutima w'Imana. turavuga ngo nyamara ngo abantu bazajya bazenguruka hano, baze mu mujyi wa Kigali banyura bareba bashushanya agasengero nk'aka. hanyuma turicara turavuga ngo Mana, natwe tugiye kukubakira urusengero, tugukore ku mutima. abakristo ba Kimisagara, abamama mutaza kubareba mu bitenge, ntabwo ari abantu, cyangwa se umucyo w'Imana warabamurikiyemo, ntabwo ari abantu bakaze. nta muntu ukora muri ministeri n'umurimo. ministeri bakoramo n'iy'ijuru. aba bapapa ni abantu boroheje. nanjye utaza kumbona hano ndi umuntu woroheje, nta kintu mfite. utaza kumva ngo mfite imodoka ngenderamo n'iya kampani yanjye n'umudamu wanjye, ntabwo napfa kwigurisha uko nshaka. kandi niyo nayitanga nta kintu yakora. ariko aba bantu baricaye, nshuti yanjye uzaza kureba, bubaka urusengero. ni ukuvuga ngo mbega twabaye nk'abakuba kabiri. tuzamuza ibintu by'ibikuta bikomeye by'amasima by'amaferabeto. hanyuma rero aba bantu nta muzungu urateraho akantu, sibyo? nta muzungu kereka wadutwereye 200 yaje mbega umuntu 200 ni umuzungu umwe warateranye natwe. mbega nta bantu bo hakurya baragira gutya, nta bantu bakure barazaho. ni amaboko y'Imana yakoresheje abo bantu. uzababona ko ari abantu boroheje. cyo bundi Imana yaragize gutya iravuga iti reka nkubwire, mwabuze igisenge cyo gusakara urusengero kandi ntago musubizaho aya mabati. ndyamye Imana irambwira iti se ko mfite amabati wayagurishije ubundi? Mana noneho se bungiye kuba nk'abafarisayo. oya, ntugurishe nk'abafarisayo, wowe genda urakora ibyo nkubwiye. ndimo gutanga amatangazo gutya, mumbabarereho gatoze soze. ndimo gutanga amatangazo gutya, itangazo ritanditse icyamunara mu rusengero. yo data we, ni mu cyumweru gitaha Imana izagurisha. ati noneho pastor aracangiwe tu. niyoya ntago navangiwe, Imana izaza kugurisha aya mabati. kandi ubwo hariho plafo, nta nubwo ndimo kuyareba. kandi Imana nizasambura muzayagure ko ari hano hejuru. kandi Imana nizashyiraho igiciro. mbivuga gutyo ndigendera. cyumweru kigeze ndazana nicarana n'aba bagabo ba tekinisiye. uyu mugabo niwe ukuriye urwego rwa tekinike, niwe ukuriye komisiyo y'inyubako. turicara ndabatekereza nti rero nimugire ngo nasaze na pasteur dukorana umurimo w'Imana. Pastor Lambert ni secrétaire général w'itorero Inkuru Nziza. naramubwiye ni pastor, wihangane ko ibindi byose tubijyamo inama, ariko ibintu Imana yavuze ntago naza kukugishamo inama ejo utambwira ibindi, kuko ni ibintu Imana yambwiye. Pastor arisekera ati rwose, ati nanjye ntago, kubera ko Imana yari yanamuteguye. ati ubwo se ubundi niyo wangisha inama turumva Imana wambwira ko ari Imana ije gukora, ati nkongeraho iki? ati niyikorere nyine. ni inshuti yanjye n'ubundi ndabizi ko wari kunsubiza gutyo.
tugejeje ku munsi wo kugira gute, wo kugurisha, tugiye mu mibare wumve wavuze harya dushingiye kuki ku bintu twimviye. iramusora iyi yagurutse umuntu irabigiti batiriye nyina rigurisha 10 wowe wabazi imibare ni 10 ibati naya ngaya dore nimwe nayo kandi rimaze imyaka irenga 20 na urakina ryazanye umugese urijyanye muri munara isanzwe nta nubwo abagwa bitatatanu. Iravuga iti bati ryanjye ni 10 ku muntu uzanye make kandi ndazana n'abafite menshi. Abantu bo mu rusengero babandi abantu bitsuzugurwa ukajya kubona ukabona umukecuru arado mama batatanu nanjye ndayagura baturayagura ngase mukecuru nyine ayo mwashyizeho nangaye ni 10 ngenda rigura kuri 15. Abantu baragura hari umuntu umwe waguze ibati rya 28 29 ni umuntu umuciriritse mu rusengero yari yazanye kanote ka 5 ubanza ariko yajyaga aranguza inyanya arangije aravuga ati nubwo nakaranguzaga inyanya iri bati nsanze rihenze mumpe 5 rwose nibyo nazanye mbizanye imbere y'Imana kandi nimunsubiza inyuma rwose. Imana irabireba iti ni ngewe ushyiraho amafaranga nkayatubura. Yesu aravuga ati natubuye imigati izana 5 byawe abishyira mu biganza bye. Abantu baturuka hariya barundaho muri bya biganza bye ibati rigurwa 29. Wa muntu w'umukene wa nyuma agura ku giciro abandi bataguzeho. Twari dukeneye miliyoni 2 zo gusakara amabati 100 tuyagurisha 1,700,000. Reka nikosora Imana yagurisha 1,700,000 kandi irangije irategeka amabati 40 abantu bayaguze baravuga ngo turayagarura n'ubundi aze ku rusengero azubake amanegisa azubake biro ya pasteri. Aya mabati ntago twayageze iwacu. Bamwe bati turajyanaho makeya ni ukuvuga ngo mbe bahishuriwe neza iri bati cyo rizakora rigezeyo. Nanjye natwayeho. Niba ushaka kora akantu gato gakora ku mutima w'Imana nawe ubinkora mutima. Ubundi iryo jambo ryitwa inkora mutima rivuga gute? Rivuga gutera si ugukora ku mutima. None se urashingamo igitoki cyawe urakora ku mutima w'Imana gute se? Shaka akantu wakora gakora ku mutima w'Imana. Vuga mbere na mbere ntago warema Imana udafite Yesu. Ngaho ni muhaguruke twiyakirira umuntu umwe cyangwa 2 cyangwa 3. Numvise Imana imbwira ngo mabwira abandi mwese muhaguruke mwihangane tujye gusenga noneho yango mbaho ubwo buhamya bw'akantu twakora. Bwa mbere na mbere biganza byawe bityo ntago byakora ku mutima w'Imana. Bisaba ko wiyegurira Yesu bizukuri hanyuma warangiza ukavuga uti Yesu we noneho genda unkorere ku Mana njyewe kuko ibiganza byanjye biranduye. Uratuma nde? Yabwiye abantu bose itangazo mutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana umurongo wa 12 w'igice cya mbere aravuga ngo icyakora abamwemeye bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo gukora kuri papa. Kuko iyo uri umwana ukora no kuri papa kuko abana b'Imana. Ndagira ngo uhombeke amaso yawe wowe hanyuma nawe urashaka ubushobozi bwo kuba umwana w'Imana. Zamura ikiganza uyu munsi ube umutesi ku Mana we wakire Yesu. Buretse gato abazamura ibiganza mwanze mwumva icyo mvuze. Zamura ikiganza uvuge ngo ngiye kwakira Yesu nzajya ngendana nawe mbinkora mutima ye nzajye nkora no ku mutima w'Imana. Ari umuntu utarakira agakiza hano ngo azamura ikiganza akira agakiza? Umuntu utarakira agakiza nanga abantu bandeba rero iyo ndi muri uwo mwanya ahubwo musengera urumva ko ari we wikebaguza
abantu iyo turi muri uyu mwanya baracyabagoza bakareba ngo ninde ugiye gukizwa. Wese urakijijwe neza? Wakwirebye se? Ngaho musengere. Dere byamunaniye, yananiwe kuzamura. Korari namwe mujye muhaguruka mu musenge. Mukajye mukamenyera ko kumenyerana n'Imana. Uriya muntu byamunaniye. Hari Satani urimo kumubwira turi umuntu w'umugabo ugiye gutese kujya urajya muri ibi bintu by'abarokore. Musengere. Ntabwo nshaka umuntu nkanuriye amaso. Musengere, uriya muntu afite ikibazo gikomeye cyane. Muntu wumva ushaka gukizwa neza muri aka kanya, kavuga ati nanjye ndashaka gukizwa neza. Ni ubwo abantu wenda bashobora kuba bazi ko wari warakijijwe, ariko ukavuga uti ndashaka gukizwa neza. Ndumva nshaka gukizwa neza, ndumva nshaka kuba inkoramutima. Zamura udakozwe n'isoni. Zamura ntagire isoni zigukora. Vuga uti ndashaka gukizwa neza. Abantu bo kumugina bakavuga bati nama namaje. Fe murungabangabo. Iriya yabwiye abantu ati abantu bazageza ryari kuba murungabangabo? Abantu bazageza ryari ubundi? Cyo mbivuze mbivugana amahane. Tera intambwe uze hano imbere. Tera intambwe uze hano imbere udafite isoni. Uzi ukoze isoni Satani. Ngwino rata. Nababwiye ngo musenge. Bandi murayungurura bazi imbere se kubera iki? Nababwiye ngo mufunge amaso yanyu musenge. Nababwiye ngo ni musenge. Musengere nuwo ngo wihagazeho. Bazi ko ngo abantu ngo bamuzi ko ari umukristo da. Ayiwe! Yewe! Yakubonye ngwino yizire. Humura abandi barahumirije. Humura rata, humura. Humura data aracyakora. Abagabo bameze gutya twarakijijwe bitugirira neza. Nta bintu na bike mugakiza byo kugira ngo reka nkubwire. Twarakijijwe tubona kubona amahoro. Kera ntayo twari dufite. Twirirwaga mu bitagira umumaro. Natwe yewe twarutaga wowe. Twakoraga ibyangwa n'Uwiteka akaba ariyo bidutunga ku manywa na nijoro. Ariko Imana iraguhamagaye ngo ikugirire ubuntu uyu munsi. Fe mu bintu bitagira umumaro. Hano hari abantu birirwa bakinisha Imana, bakinisha agakiza, bakagera no mu ngo bakongera bakagakinisha. Mwirirwa mwiyandurisha ibitagira umumaro byo mu ngo zanyu. Uyu munsi data arabatumiye ngo nimuze mumese. Nugumaho ngaho ugakomeza kwambara ibyo ngibyo, igihe kimwe kizakugereraho, hanyuma ibyo bitagira umumaro wawe izabishyira imbere. Ravuga ngo urabikora nka kwihorera, kibwira ko mpanye nawe. Pasitoro ntabizi, mudiyakoni ntambona, waraje uhagama mu mashami ya korari rega. Yewe yakubonye uri hafi kwigirira nabi. Nuhatinda igiti kirakujojobera. Jambo ryambwiye ngo kanguka. Numara gukanguka wakira ibyo kurya, komeza urugendo. Ngaho mubumbura amaso yanyu, mwicare mubumbuye amaso. Ngaho namwe nimuhindukire murebe iteraniro, hanyuma turebe icyo bakora. Uretse gato, Yohana avuga ubutumwa bwiza kuri Yorodani, hanyuma abantu baraza bose bagera gutya nkuko ababaje. Arangije abonamo abasirikare, abonamo abaminisitiri, abonamo abantu bakomeye. Arangije arababwira ngo mwabana b'inshira mwe ninde ubahuriye ngo muhunge umujinya ugiye gutera. Ntago muri abana b'inshira rata, muri abana b'Imana. Ariko Imana ishimwe kuko ari yibaburiye. Imana ishimwe ko ari yibaburiye ngo muhunge umujinya ugiye gutera. Imana ikubaborere kubera ko wagize gute uyinangiye umutima. Kandi nawe reka nkubwire tutarasenga wahaguruka ukaza wemye.